nta muntu ushobora kwemezwa neza nk'umurozi wa mbere ku isi, kuko uburozi n'imigenzo yabwo bishingira ku mico n'iyobokamana kandi bigiye bitandukanye ku isi hose. Mu mateka y'abantu, abantu benshi bagiye bemezwa cyangwa se bagakekwaho uburozi bitewe n'igihe ndetse n'aho babaga. Urugero naguha, nko mu Burayi bwo hambere hari ibihe byiswe Salem Witch Trials, aho abantu benshi bashinjwaga uburozi. Mu nyandiko za kera hari n'abantu bavugwa nk'abafite imbaraga zidasanzwe nk'uwo bitaga Sikre cyangwa Psycho wo mu migani y'Abagiriki. Ndakubwira mu Rwanda uwo bitaga Nkoma ya Nkondogoro, Sekirasanye, ikirozi cyo mu marangara kitarugeraga ubusa uretse gusa abagihaye ihene n'intama. Uyu ni umunyarwanda wabayeho ahagana mu myaka y'1500, akaba yari umurozi ruharwa ndetse ni nawe wakomotseho imvugo ikoreshwa na n'uyu munsi igira iti kora iyo bwabaga. Babaga bavuga uburozi. Nitwa Beato Niyomugabo, iyi ni Kivu Waves. Nkoma ya Nkondogoro uyu nkubwiye ndetse na nyina Maduna babayeho hagati y'ingoma ya Ndahiro n'iy'umuhungu we Ndori. Sebuja Cyamatara akimara gutanga, abanyamarangara barabateye barabamenesha ndetse n'uburozi bwabo bwose barabumena, banajanjagura udukono twabo bakoreragamo ayo marozi. Bidatinze basigaranye ikibazo cy'uwitwaga Rukomane wari utangiye kubatwaza igitugu abayobora uko badashaka. Nuko abaryankuna niko kugarukira Nkoma bamwikubita imbere bati nyamuneka tubabarire turogere Rukomane uriya dora tugeze habi. Nkoma nawe arabasubiza ati nta burozi na buke nkigira ndetse sinabona uko ncumba ubundi kuko udukono twanjye baratumenaguye. Bati nyamuneka kora iyo bwabaga, genda ukora iyo bwabaga ukokore urebe ko wadufasha. Nkoma ya Nkondogoro yasubiyeyo areba mu bisigazwa by'udukono biri aho ngaho abonamo kamwe akokora utuntu duke cyane. Utwo yahasanze kandi twahitanye Rukomane uwo. Nibwo abaryankuna bateye hejuru bishima bati yewe Nkoma yakoze iyo bwabaga. Babaga bavuga uburozi bati Nkoma ya Nkondogoro yakoze iyo bwabaga. Amateka yo kuroga cyangwa se uburozi ni maremare cyane kandi atandukanye bitewe n'umuco n'idini n'igihe abantu bagiye baberaho. Si ibintu bifite inkomoko imwe izwi neza, ahubwo byagiye bivuka mu myemerere y'abantu ku isi hose. Mu bihe bya kera cyane abantu basobanuraga ibintu batumvaga byose nk'indwara, amapfa cyangwa urupfu rutunguranye bakabihuza n'imbaraga zitagaragara. Aha niho havuye imyemerere y'uko hari abantu bashobora gukoresha izo mbaraga nabi cyangwa neza. Mu mico myinshi muri Afurika harimo n'u Rwanda habagamo itandukaniro hagati y'umupfumu cyangwa se umuvuzi gakondo, ni ukuvuga uvura cyangwa afasha abantu, n'umurozi ukoresha imbaraga mu buryo bwo kugirira nabi abandi. Mu Burayi bwo hambere hagati y'ikinyejana cya 15 n'icya 17 habayeho ibihe bikomeye byo gushinja abantu uburozi. Ibi byageze no ku rwego rwo hejuru mu byabaye nka Salem Witch Trials nakubwiye, aho abantu benshi bashinjwaga kuba abarozi, bamwe bagahanishwa urupfu. Hari n'igitabo cyagize uruhare mu gukwirakwiza iyo myemerere cyitwa Malleus Maleficarum, cyakoreshwaga mu gushaka no guhana abakekwaho uburozi. Hano muri Afurika mu bihugu byinshi uburozi bwari bufitanye isano n'imigenzo ndetse n'imiziririzo. Abantu bamwe bemeraga ko hari abashobora guteza indwara, guteza amahirwe make se cyangwa kugirira nabi abandi mu buryo bw'amayobera. Ariko nanone hari abavuzi gakondo bakoraga nk'abafasha abaturage bakoresheje ubumenyi bw'ibimera n'imigenzo. Muri iki gihe abantu benshi basobanukirwa ibintu hashingiwe kuri siyanse, ariko imyemerere y'uburozi iracyariho mu bice bimwe na bimwe by'isi. Hari naho igira ingaruka mbi nko gushinja abantu ibinyoma cyangwa kubagiraho nabi. Siyanse ntishyigikira igitekerezo cy'uburozi nk'imbaraga zidasanzwe cyangwa se zo kugirira abandi nabi ukoresheje amarozi, kubaho nk'uko buvugwa mu migani cyangwa se mu myemerere ya kera. Ahubwo siyanse yisobanura ibintu abantu bafataga nk'uburozi mu buryo bufatika kandi busobanutse. Hari indwara n'ibibazo by'umubiri. Kera abantu benshi batumvaga inkomoko y'indwara bakazihuza n'uburozi. Uyu munsi siyanse yerekanye ko indwara ziterwa n'ibintu bisobanutse kandi bizwi bigaragara nk'udukoko, bacteria cyangwa se viruses, imirire mibi, ibibazo by'imiterere y'umubiri n'ibindi. Nk'indwara ya malaria ishobora gutuma umuntu aremba cyane. Kera byitirirwaga uburozi, ariko ubu tuzi ko iterwa n'agakoko kanyuzwa mu mubu. Imitekerereze ndetse n'imyitwarire nabwo hari igihe umuntu ashobora kumva ko yarozwe kubera ubwoba bukabije, guhangayika, imyemerere y'aho akomoka. Ibi ngibi bisobanurwa na siyanse mu rwego rwa psychology cyangwa se imitekerereze, aho bigaragara ko ibyo umuntu yemera bishobora kugira ingaruka ku buryo yumva ameze. Hari icyo bita placebo na nocebo effect. Placebo na nocebo effect. Placebo effect, umuntu ashobora kumva ameze neza kuko yemera ko yahawe umuti, babyita placebo effect. Naho nocebo, umuntu ashobora kurwara cyangwa kumva ameze nabi kubera ko yemera ko yagiriwe nabi.
ubwo ni uburyo bubiri nanone bw'imitekerereze, placebo effect na nocebo effect. Akangaka wihangana ugatahane ugasigarane. Ibi bishobora gutuma umuntu atekereza ko yarozwe, nyamara ari imitekerereze n'ingaruka zo kwemera. Hari izindi mpamvu siyansi itanga, impamvu z'imibereho n'umuco. Mu muryango runaka iyo habaye ikintu kidasobanutse nk'urupfu rutunguranye, abantu bashobora gushaka impamvu yoroshye bakavuga uburozi. Ibi si igihamya, ahubwo ni uburyo bwo kugerageza gusobanura ibitagaragara neza, ibyo badafitiye gihamya, ibyababereye amayobera. Uburozi bukomoka he ubundi? Igisubizo cya siyanse n'icy'umuco biratandukanye gato, ariko byombi bitanga ibisobanuro bifatika. Mu myemerere n'umuco, mu mico myinshi harimo no mu Rwanda, uburozi bukomoka ku myemerere y'uko hari imbaraga zitagaragara, abantu bakekwaho kuzikoresha nabi bitwa abarozi. Imigenzo n'inkuru zagiye zihererekanwa mu bisekuru n'ibisekuru. Aha uburozi si ikintu gifatika gifite aho cyatangiriye, ahubwo ni igitekerezo cyubakiye ku muco n'uko abantu basobanura ibibabaho. Mu busobanuro bwa siyansi ivuga ko uburozi cyangwa se imbaraga zidasanzwe butagira inkomoko nyayo ibigaragaza, ahubwo ibyo abantu bita uburozi akenshi biva ku ndwara n'ibidukikije. Ibintu nk'indwara, uburozi nk'ibinyabutabire poison cyangwa se ibidukikije bishobora gutera ibimenyetso bidasanzwe. Nk'urugero, indwara nka malaria cyangwa n'izindi zishobora gutuma umuntu agira ibibazo bikomeye bigafatwa nk'uburozi kera. Mu rwego rwa psychology, iyo umuntu yemera cyane ko aroze bishobora kugira ingaruka ku mubiri no mu mitekerereze. Urugero ruzwi ni rumwe nakubwiraga, nocebo effect, kumva umeze nabi kubera ko wizeye ko wagiriwe nabi. Placebo effect, kumva umeze neza kubera ukwemera cyangwa wemera ko ari umuntu waguhaye imiti, ibyo yise imiti. Hari impamvu z'imibereho. Iyo habaye ibintu bidasobanutse nk'urupfu cyangwa rutunguranye, bashaka impamvu yoroshye. Uburozi bukaba imwe mu zita zitekerezwa. Mu iyobokamana bihagaze bite? Mu Bukristo uburozi bufatwa nk'ikintu kibi kandi gicirwaho iteka. Bibiliya iburira abantu kwirinda ibikorwa bifitanye isano n'amarozi cyangwa kuraguza. Bibiliya ibuza abantu ibikorwa by'amarozi ko biri mu byaha. Abantu bagomba kwiringira Imana aho gushaka imbaraga zindi. Mu idini ya Islam uburozi bwitwa sihel, bwemerwa ko bubaho, ariko bufatwa nk'ikintu kibi kandi kibujijwe cyane, kuko muri Quran uburozi buvugwaho nk'igikorwa kibi. Ababukora babarwa nk'abakora ibyaha bikomeye. Abantu basabwa gusa gushaka uburinzi ku Mana Allah. Mu migenzo gakondo, imyemerere ya kera harimo n'iy'Abanyafurika bemera ko uburozi bubaho. Hari itandukaniro hagati y'uburozi ugirira nabi n'umuvuzi gakondo ufasha. Hari imihango yo kwirinda cyangwa kurwanya uburozi. Icyo bahurizaho nubwo bitandukanye, amadini menshi aburira abantu kwirinda amarozi. Ashishikariza kwiringira Imana cyangwa inzira nziza. Afata uburozi nk'ikintu gishobora guteza ibibazo mu muryango no mu mibanire. Iby'amarozi ni birebire, yewe wagiye wumva hamwe na hamwe bagiye batwika abakekwaho kuba abarozi. Ibi bagiye babiterwa n'uko bigoye kujyana umuntu mu nkiko umushinja ngo yakurogeye cyangwa yakuroze. Uburozi buracanganye ku buryo no mu mategeko bigoye kwemeza icyaha cyo kuroga. Gusa wumve ngo mu rusisiro ushobora kujya kumva bakweretse umuntu bati uriya n'isazi iri kuguruka arayihanura. Baba bamuziho kuroga ngo byo ku rwego rwo hejuru. Wowe komeza ukore akazi kawe neza, wirinde ibyaha, ukore siporo, unywa amazi meza, urya indyo yuzuye, urekane n'amarozi, ubeho neza. Iyi ni Kivu Waves Official. Njye nitwa Beato Emmanuel Niyomugabo. Urakoze.